zinizi reka dutandukane. Ese ibyo byarabaye byaragutunguye ibi byabaye ejo bundi nyine mu nkuru yatambutse yo gusezerana mu murenge n'undi mugore byari byatangiye gute mbere ya turashaka kujya mbere y'igikorwa nyirizina cyo kubona abantu bamubonye yasezeranye. Mbere y'igikorwa nyirizina rero habayeho ibintu bikomeye. Ibyo naboneyemo nagahoma munwa. Igiturage kimaze kumuvamo amaze kubona umujyi yaragutse aba umugabo usobanutse neza. Abantu bose baramurarikira baramwifuza. Muri kwa kumwifuza yumva ko nawe hari indi etape yagezemo. Ijambo ry'Imana ryari riri muri we arifata nabi ubwirinzi niyo na kwa kundi Imana yamutwikiraga birashira isi iramubona. Isi mubonye rero imwereka amaso y'abagore. Nuko byagenze. Atangira kujya mu bagore rero. Yego. Ukabyiha kuri uwo nguwo nabwo yarafashwe kandi nawe ari umukristo we. Uwo yari umukristo. Nawe uwa mbere ni umukristo, uwa kabiri ni umukristo, ubwo ndavuga abagaragara nagiye mbonera ibimenyetso. N'uwa gatatu asezeranye nawe ni umukristo. Yirinze kujya hanze. Yesu we. No kuri uwo mudamu rero uwo wa matera ikindi wavuze ngo abagore bose yashakaga ngo bose baramwifuzaga. Pasiteri afatwa ku mugaragaro ari 4 za mu gitondo. Yesu we. Arizo za tariki 17 nababwiye namufatiye mu rugo rw'umukristo. Induru ziravuga ariruka baramubona nuko nyine kuva icyo gihe. Icyo gihe byarasakuje mu giturage wenda naho ngaho nyine mwako byarasakuje muri ako umuntu avuga ibintu akavuga ati uyu mama ari kumuharabika wenda kugira ngo byarasakuje na mudugudu arabimenya kuko urwo rugo ubu mugore yaratuyemo rwari rubangikanye n'urwa mudugudu. Yego. Umufatirayo yarayeyo yagiye mu gitondo kare afatirwamo saa 4. Ni wowe wamufashe barabikubwiye byagenze gute kugira ngo tuzi kugira ngo umugabo wundi mugore aza kubwire ngo mva mada nyiyamira umugabo wawe areke kuntungira umugore. Yesu we. Kandi uzi neza ko umugabo wawe atagitaha mu rugo ninjoro. Si ikibazo. Ni ikibazo kiremereye. Umugabo wo mugore niwe waje kunyiyama. Arambwira ati nyiyamira umugabo wawe antungiye umugore. Ntese amutunze gute ati none se ubundi arara hano nireka da kuva ukwezi kwatangira aharaye amajoro 3 gusa. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye n'umutumirwa wacu niwe tugiye kuganira. Ntabwo ari mushyashya kuri kamera z'Iyobokamana TV kuko nibushize twaraganiriye mu gihe twakoraga inkuru ni y'umupasiteri nyine wari wataye uyu mugore mubona ndetse n'abana 4 maze yishakira undi mukristo usanzwe wo mu rusengero rwiwe. Bari barasezeranye mu itorero nkuko twagiye tubigarukaho muri iyo nkuru. No mu mama rero turamugaruye kugira noneho ngo aduhereze ubuhamya bwe ni muntu kininde byose muri buze kubimenya muri kino kiganiro tugiye gukora ku Iyobokamana TV. Wowe ureba kino kiganiro ukaba ubabaye, hari n'ubabaye kurusha uyu mumama, ukwiye gusenga no kwizera ko Imana atabaye abandi nawe izagutabara. Naho wowe wishimye ukwiye kugira umwete wo kujyana na Yesu gutabara abandi kuko yivugiye yuko abajyana nawe gutabara aribo bazajya bagabana umugisha w'Imana. Munyemere ntagire mbasuhuza aho muherereye hose mu ntara y'amajyepfo n'amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali n'ahandi henshi mu bihugu duturanye ndetse n'ibyakure muri Aziya, Australia, muri Canada, muri Amerika ndetse no ku mugabane w'i Burayi. Mwese Imana nikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu abagira umwete wo kubaha Imana no kuyikorera. Turi ku Iyobokamana TV ndetse no kuri Virunga Media TV nibo tugiye kubana muri kino kiganiro. Munyemerere ntangire nakira uyu mukozi w'Imana. Mama mwiriwe neza kandi n'ubundi muraho murakomeye. Turaho turashima Imana. Amakuru ni meza. Ni meza. Ni bya bindi nyine by'abanyarwanda ngo ni meza ariko kuko twaramutse kandi Yesu akaba atubereye maso. Yego. Ni meza. Ubundi hari umuririmbyi waririmbye indirimbo avuga ngo umuti w'ibigeragezo warabonetse.
ngo urabisuzugura yego ukabigenda hejuru ukabifata nk'ibitariho wahura na babandi babisunika bakubaza amakuru yawe ukababwira ngo ni meza kuko Yesu ari ku ngoma. Amakuru yawe rero nawe ni meza kuko Yesu ni muzima. Haleluya. Kandi aracyayoboye. Situtangiye neza nta n'uwari wamusimbura nta n'uwo duteganya. Ndeka yaratsindiye ubwo butwari rwose ntawe uzamukura. Tukiri rero mwaya mavuta noneho kugira ngo tuze kuganira neza, ndabizi ko uri umunyamasengesho ubundi bene nkamwe babita abayumbe. Aba ni baba bitwa abayumbe b'igisenyi n'icyango ngo niho baba cyane. Uyu rero ubwo arasenga cyane pe, no munyaimpano umuhanuzi, nanjye ubwanjye yatangiye kumpanurira ibintu mbona bigiye guhita bisohora, arakomeye cyane mu Mana. Reka rero mbere yuko dutangira ikiganiro abanza dushyira imbere y'Imana ayirarike yo kabyara izibane natwe muri iki kiganiro tugiye gukora kuyoboka Mana TV no kuri Virunga Media TV. Murakoze, katwubaha Imana duce bugufi dusenge kuko nubundi ibyacu tubiragiza Imana kuko ari isumba byose. Uwiteka Mana yacu, wera wa Isirayeli, wowe neshereje Gorigota, turagushimye uhabwe icyubahiro. Yisaha tuje imbere yawe, abana bawe, Uwiteka Imana murengezi w'ubugingo, tukuragije uyu mwanya tugiye kubamo, cyane ko watugiriye neza kuva mu gitondo kugeza aya masaha. Atari ku bwawe ntabwo tuba twicaye ahangaha, tuhageze ku bw'imbaraga zawe, tuhahuriye ku bw'ububasha bwawe, tuhicaye ku bwo imirimo yawe igenda udukorekeraho. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Rero iyi gahunda ngo niyo ihagararemo, imbaraga za Kristo zize ziyobore, Mwuka Wera atugenda imbere ahataringaniye haringanize, kandi arusheho kudushoboza ibyo tugiye kuvugira kuri Iyobokamana TV bibe ibyo gufasha abandi kandi bizagira umumaro ku bazabyumva bose. Mwuka Wera azabaganze ibyo tutarashobora gusobanura, Mwuka Wera azabibasobanurire mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mama, muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo tugiye kubana nande muri iki kiganiro. Gutangira kwibwira abadukurikiye, hari umuririmbyi waririmbye ngo ninjye wa mugore. Ninjye wa mugore ugarutse witwa Mukamurego Beatrice. Ku izina ry'umwana nitwa Mama Sugira. Mama Sugira. Yego. Yes. Ati ninjye wa mugore rero ugarutse. Uyu ni wa mugore nuko natangiye mbibabwira muri introduction y'iki kiganiro. Ni wa mugore mwabonye muri video. Ni video yarebwe n'abantu benshi kandi yageze kure. Mwamubonye muri video ari kumwe n'abana bane, yari yagiye mu muhango wo gusezerana k'umugabo wiwe wari wasezeranye n'undi mu Kristo wiwe, nyine yagiye kuburana uburenganzira bw'abana. Turamuzanye noneho rero. Mama Sugi, turashaka ko abantu bakumenya uri muntu ki, urinde, mbere wenda yuko twinjira muri biriya umuhamagaro wo gukorera Imana waje gute, umazemo igihe kingana iki muri uyu murimo w'Imana? Murakoze. Uwo ndiwe aho ndatangirira navuga ngo ndi umubyeyi. Ubu ngubu aho ngeze ahangaha, ariko ntabwo nahoze ndi umubyeyi, ahubwo natangiye mu bwana butoya. Niko bimeze. Ndi umwana wavutse mu muryango w'abana bagera mu 8. Imana iranshoboza ninjye muherereze wabo. Nagize umugisha nderwa n'ababyeyi bombi, ariko bigeze mu 1997 ngira ngo cyangwa se na 6, haje kubamo ikibazo. Ababyeyi banje bose bitabira Imana icyarimwe umunsi umwe. Yego. Byari byageze ute? Ni ibibazo nyine abanyarwanda bagiye bahura nabyo. Yego. Bageze igihe cyo gutaha. Nari umukobwa w'umunyeshuri, niga groupe sociale Rambura mu karere ka Nyabihu. Ntago nagize ubushobozi bwo gukomeza kwiga, nari ngeze mu wa 4 segonderi. Nahise mpagarikira aho ngaho, tangira ubuzima bwo gushakisha, cyane ko iyo umwana abuze ababyeyi bombi urumva igihita gikurikiraho. Yego. Narakomeje, ubuzima burananira. Muri ubwo buzima kunanira naje kugira ikibazo, naje kubyara umwana utagira icyerekezo, ariko mvuga w'umuhungu. Umwana arakura, ataragira nk'amezi 6 naje guhura n'ikibazo n'ubundi nshaka undi mugabo. Mushatse ntabwo nagize amahirwe yo kubana nawe, nabyaye abana 3.
mu bana 3 2 bariho ariko umwe ntabwo akihari. Nagize ikibazo, nari mfite umwana w'amezi 6 baza kumunyiba. Kumukwiba? Yego. Nari ntangiye ibintu byo gukizwa no gusenga, nsenze Imana irambwira ngo ubuzima mbayemo ntabwo nabushobora, nta kintu nari mfite, nacaga inshuro, nirirwa ncuruza ivu iri ryo muziko. Ivu? Yego. Mbese ubwo nirwo rwari urushoro, nirwo rwari urucuruzo rwanjye. Abantu benshi bacuruza ibyo babonye, ariko nanjye naracuruza. Ubwo harya barigura barigira uti? Abarigura ni bano bajya banika amasaka. Yego. Ngero ntabwo naricuruzaga ngo bampe amafaranga, ahubwo najyaga ndicuruza kugira ngo bampe ibiteri bivuye muri bya bindi benze. Ubirye, ubinywe? Yego. Nibyo byantunganye n'abana muri iyo myaka yose, ariko nkomeza kwizera Imana ko ihari. Kiri gucuruza ryavu rero, Imana yaje kumpamagara. Umuhamagaro wanjye uteye ubwoba. Nari ndyamye, nari nzi ko herekwa abakristo basenga gusa, ariko icyo gihe ntabwo nari nakaba umukristo, ariko nareretswe. Ndaryama mbona igicu kirakubye kinini cyane, mbona n'imvura igiye kugwa iteye ubwoba. Ndavuga se iyi mvura igiye kugwa ndayugama hehe? Ngishidikanya naje kugira ikibazo, imvura ihita itangira kwikubita hasi ku butaka. Ndavuga ko ngiye kunyagirwa, naje guhungira munsi y'ikiraro kiri munsi y'umuhanda gutya. Ndavuga ngo ngiye kugama imvura. Ariko Imana ni nziza. Amen. Ninjye yari ishaka. Imvura nubwo yari ihari, ariko ntabwo yari ishaka kwinyagira, ahubwo yambwiraga ngo hunga udapfa. Yego. Ni nako byagenze. Nagiye kugama munsi ya cyakiraro, ni igitangaza. Ndugama. Noneho nyagirwa igice cepfo kuko ikiraro cyabaye gitoya. Igice cepfo ndanyagirwa, mpisha agatwe ko hejuru gusa. Yego. Ndatoha. Ubwo nkiri muri ibyo ngibyo, mbonye imuvu ugiye guturuka ruguru ngo nsatire mvamo. Ndavuga ngo ngiye kwirukanka. Nkirukanka naravuze ngo ngiye guhungira ku Mana. Nazamutse ndi kwiruka cyane, ngeze igihe cyo kuvuga ngo ngiye kwasatira, hura n'ikiganza kirekire cyane cyiza kibengerana, cyari gisa neza. Kuva navuka nibwo ni nakabona ikiganza gisa gityo. Mbona kigenda kinkumira kinsubiza inyuma. Inyuma ya cya kiganza numvishijwe. Rambwira ngo ese kuri kwirukanka ugana hondi, ni ikihe kintu cyiza wankoreye cyatuma unsanga? Mva imbere kuko ntigeze kukumenya. Narirukanse, ndavuga ngo ubwo umutima uhita umbwira ngo nta handi ni kwa shitani. Namanutse nirukanka. Ndiruka cyane, ngize ngo ngiye kwinjirayo nanone, nagezeyo hasanga ibintu bikomeye. Ndavuga aha ngaho ndahagwa. Umutware waho nawe arambwira ngo ese kuje aha ngaha, igihe wajaga kuba umushitsi mu nsengero mukaririmba ngo nimukandagire satani, wibwira ko ntababaraga? Nawe arambwira ngo aha ngaha nta cicaro hafite. Yego. Ubwo urukumva nahise mbura icyerekezo. Narazamutse, ndavuga ngo ubu ndaganahe. Imvura irongera kuba bwa kabiri. Igikuba kugira ngo nshake aho kongera kugama, nahise numvijwe ngo hitamo. Ari ugukorera isi, ari no gukorera ijuru. Ese nk'ubupfuye, isi kwa shitani nturiyo, ku Mana nturiyo, uri hehe? Naho wihishe munsi y'ikiraro imvura yakunyagiye, uraba hehe? Bwakiye mu gitondo kare kare, nazindukiye mu rusengero. Ngeze mu rusengero, nagize ikibazo kiremereye cyane, baranyihanisha, sinari nzi byo kwihana. Nge nibwira nta muntu wangaga barokore nkanjye. Narabangaga cyane, nabitaga abasazi. Ariko ngezeyo mva nanjye ntangiye gusara. Baranyihanisha, urabizi ko nta muntu ukura adakinya iby'abana. Nanjye nigeze kubikina. Bakanyihanisha nkumva ntazi ibyo barimo. Ariko naje kugera igihe mfatwa n'umwuka wera, anyemeza iby'ibyaha nagiye nkora, ndabyatura. Maze kubyatura ndabikunda. Nkiri muri iyo ka, naje kugira ikibazo nyine, nibwo bahise banyiba umwana. Ngiye gusengera ku munyamasengesho, arambwira ati mama karame, ufite ikibazo kirekire cy'imibereho. Ntiyego, ariko hari icyo Imana yakora kugira ngo ubeho. Ntese yakora iki? Arambwira ati urasabwa gukurikira inzira y'Imana, ariko hari ishuri ugiye kunyuramo, nuryihanganira Imana izakugirira neza. Niri kunanira nta bundi butabazo uzabutegereje. Nahise ndyoherwa n'iby'Imana. Nkejo nsubirayo. Umuhanuzi arambwira ati mbonye hari ikintu kikugezeho. Ukuntu kije ndabibonye, ariko ukuntu kirangiye ntabyo mbonye. Ntubonye iki? Arambwira ati mbonye umuntu aje iwawe
agera iwawe ariko mu kugenda mbona atwaye ibintu ariko sinabona ibintu atwaye. yego numva ngize ikibazo, nari nibereye mu kizu kitagira abantu ahantu mu ishyamba runaka, ikizu natiye kibereye aho ngaho nta n'amafaranga nagitangagaho. ngira ikibazo kiremereye, haje kuza umwana w'umukobwa ati ncumbikira, ndamubaza ese uvuye he? ati ngewe nabanaga ahangaha mu Gasiza n'umusirikari iwacu nirambura. ati yambwiye ko ngira umugore, none bimuye pozisiyo ntiyambwira, namubuze. ncumbikira ducana inshuro, nimbona itiki tuzajyana, ntasubira iwacu. ese iwanyu nihe? ambwira ko ari i Kayove. nari nkiri mu bujiji bitewe n'ubuzima nabayemo bwo kutakira bwa bupfubyi bw'ako kanya. ndamwakira sinamwanzuza. twabanye ibyumweru 2 yimenyereza wa mwana, nari mfite umwana mwiza w'umukobwa namwitaga Nadine. akajya ambwira ati uyu mwana ni mwiza. ntiyego, yari akiri muto y'umwana, amezi 6. yego. ati uyu mwana ubu n'uwawe akurikije ubukene nari ndimo. ntiyego. arambwira ati sha uyu mwana wamushyira mu rupangu akamureresha kigozi, uyu mwana yaba umwana mwiza. arambwira ati ngiye kumwikundizwaho kugeza akuze. yaramukunze nibyo, ariko ntabwo naje kugira umugisha wo kugira ngo umwana wanjye tugumane. igihe cyo kugenda k'umwana wanjye, umukobwa yarambwiye ati rero ngiye kuvoma, kandi ndabona ufite intege nke, nari nsa n'urwaye malariya, reka umwana mujyane kuvoma. nta kibazo muheke. yaramuhetse afata ibido ngo agiye kuvoma, agenda ubwo. guhamagagwa n'Imana birakomeye. akimara kugenda naryamye nka saa 2 za mu gitondo, nibutse kubyuka ari nka saa 12 z'umugoroba. ari umuntu unyuze ku nzira arambwira turi kunyagirwa, araza aranterura anjyana mu nzu. hagati aho wibuke ko nari mfite abandi bana 3. yego. ndaryama iryo joro ryose sinibuka ko mfite umwana. bukeye mu rukerera nka saa 11 numva igituza kiraremereye. mbaza utwana twari tundyamye iruhande nti Nadine ariye. barambwira ati wa mukobwa Janvier yamutwaye, ntago yigeze agaruka. Yesu we. nahise ngira ikibazo, ndashakisha biranga. nagiye ku rusengero rwa ADPR Gasiza, nsanga umushumba bitaga Nsonera Lazaro ari mu mahugurwa y'abagore. mubwira ikibazo ngize, aravuga ati ndagutangira itangazo Igisenyi. ngezeyo yaraza atanga itangazo, bashakisha umwana baramubura, kugeza ubu mbese muri make ntawe nabonye na nubu. hashize nk'igihe kingana cy'ubwo umwana namubuze kera, namubuze 2 ni muri 2006. Yesu we. ubu yarakuze disi. niba ubu ufite ibyiringiro ko yaba akiriho wenda, ariko so umukobwa niba yari yamukunze ubwo hari nabi yindi yamugiriye. gusa nta byiringiro ngifite byo kuzamubona, ariko ibyiringiro biriho nuko ariho. maze kumubura nagiye gusenga, mpura n'umuhanuzi uturutse Igitaramo. yego. akinjiraho nari nagiye gusengera, arambye ati Imana intumye ku mudamu bibye umwana. nta koranabuhanga ryari ryakabaho ngiri ngo mvuge ngo babyohereje kuri WhatsApp. arambwira ati umwana ndi Uwiteka Imana yatumye agukurwaho. ataba ufite bushoboye kubarera ntoya, urabona ushoboye imbaraga zo kurera abana 3 ntoya. njye wamujyanye, uwamutwaye si wumufite, yarari kuri misiyo yo kumucuruza. ni umuntu wamumutumye utabyara, amutuma umwana utazamenya se, utazamenya nyina, utazamenya naho aturuka. nuko rero ntazongera kwitwa umwana wawe ukundi. ariko ariho ariko sinzi aho aba. Yesu we pore kabisa. yego. ibyo ni igice kigize ubuzima bwawe. nuko rero umwana wawe uramubuze nyine burundu, urarira ndihanagura. ariko ubwo nari natangiye kugera mu itorero ndi gusenga. nakunze gusenga kurutaho rero, atari uko nari mbikunze. nkimara kubura wa mwana, navuga ngo ahari yabaye nk'imbarutso yo kugira ngo nkunde Imana kurutaho. uwambonaga wese yangiriraga impuhwe. nahura n'abantu, yodore wa mudamu disi bibye umwana, umpaye agatenge, umpaye agakweto, umpaye akajipo, bambaye umusirimu gutyo. nzamukira ku kubura k'umwana wanjye. nagiye kugira gutya, numva kubatizwa ni byiza. nigira kubatizwa. aha ngezeho inkuru yanjye ni ndende irasobanye. mu kubatizwa kwanjye, uriya mugabo naberetse wasezeranye ejo niwe wanyigishije kubatizwa. uriya? yego.
namusanzemo ari umunyetorero ukomereyemo niwe wigishaga abo kubatizwa aranyigisha ndabikunda ariko ntari umuntu muzima nkiri umukecuru mbese ibibazo byatumye nkecuru igihe kitageze aranyigisha ndamukunda nkurikirana inkuru z'Abisirayeli narazikundaga cyane ukuntu bambutse inyanja itukura ndangije akajya abaza abandi twicaranye akavuga ati nimubaze musubize bakabaza bagasubiza yangera akambwira ati mukecuru ngaho nawe subiza bikananira cyangwa nkabishobora naje gutangazwa nuko ari umukecuru ari wari waramubereye sheriwe nubwo buno satani atakomeje kubyemera none uriya mugabo mwamenyanye ryari rero we reka bariho iyo nkuru duhingukaho mwamenyanye ryari ubirumvikana mwamenyaniye mu by'Imana nyine gutyo mw'icyo gihe rero niho mwaje kumenyana murakundana naje kumumenya muri icyo gihe anyigisha umubatizo ubwo hari he ni muri uwo mwaka 2006 2006 ni gutyo yego mu mpera za 2006 n'intangiro za 2007 nibwo twamenyanye arankunda ankunda mfite abana nabyaye ahandi yego arambwira ati ndagukunda nshaka ko tubana sinajo yaje naramwemereye ndavuga nanjye nta kibazo urukundo naba ndufite kuko nanjye ndi umugore ukeneye umugabo nuko nguko byagenze turabana turakundana reka nkubwire ko yantetesheje mu buryo bwose bushoboka mumaze kubana yarantetesheje nubwo twari mu buzima bw'ubucakara ariko yarankundaga tuza kugira ikibazo n'ubundi cyo gukomeza kugira ubukene aravuga ati twigire bugoye guca inshuro twageze inaha turi abacanshuro twirirwaga duhinga ibyate ngo sora ibishimbo aha kuri buhuru ku giponda mesa aha ngaha mu mujyi nuko nageze muri uyu mujyi ariko Imana inkunda naje gusenga Imana ikankoresha ndi umuhanuzi impano yo guhanura bakuvugaho inaha wayihawe ryari muri icyo gihe cyo gukizwa ni nyuma umaze gushakana n'uyu mugabo wamaze kugenda cyangwa byagenze impano y'ubuhanuzi yaje gute kuri wowe impano y'umuhanuzi nayihawe ntarashakana nawe nayihawe ku munsi w'umubatizo wanjye ku munsi w'umubatizo wahise wuzura umwuka wera nahise nuzura umwuka wera nabaye nka kwa kundi ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko Yesu akibatizwa akiva mu mazi umwuka wera aramumanukira numiraza nanjye nkiri muri Yorodani sonera yamanuye mu mazi arambatiza akimara kumbatiza nazamukanye mu mbaraga z'umwuka ahamagara abandi ati nimuze mumfashe bose njya mu mbaraga z'umwuka noneho abo ngabo bari bari aho ngaho iteraniro ryose ryuzura umwuka wera mu teraniro habonekamo umuntu w'umuhanuzi avuga ati mubabatijwe bose uyu muntu ndamwishimiye ni umwana wanjye Imana irambwira ngo nguhaye impano y'ubuhanuzi nuyifata neza izagukiza nuyifata nabi ntuzambaze ubundi mugisha umugisha we nguhaye uri mu mpano yawe y'ubuhanuzi naho ngaho na n'ubu ngubu ndacyayikomeyeho kandi nta gahunda ufite yo kuyifata nabi aho kugira ngo iyi mpano nyipfushe ubusa wankuramo umutima ukawutwara kuko n'ubundi naba nsigaye ndi igipampara ntacyo naba ngimaze muri iyi minsi se k'abahanuzi impano yo guhanura igenda abantu bavuga ati abantu babaye batubuzi bamwe urabahamagara musengane bagusengere bakaguca amafaranga ati Imana iramwe ngo ubanze wishyura aya ngaya wowe uracyabirinze neza byose rero nkurikije abari kuntega amatwi n'abari gutega amatwi iki kiganiro harimo abarasanga abanzi abanyempano nibyo mu bahanuzi harimo ikintu kitari cyiza ariko nta wivuga amabi yenda ameza hari ariko abanzi nabo yenda hari abantangira ubuhamya kintu mbona cyanduje impano y'ubuhanuzi akenshi byaturutse ku nda nini umuntu akaguhamagara uri umuhanuzi ati ngwino nsengere watekereza uko ahagaze akakubwira ati ngwino ndagutegera uza ndagutegera n'ubundi usubirayo kandi nutaha ntabwo urabura ibirayi by'abana uwo muntu rero iyo umugezeho uramubwira iki uragikorana n'ibijyanye na malariye kugira ngo utagera igihe cyo gutaha umukureho ibirayi bifatika akakwimita iki niko bimeze umubwira ibyiza ndatekereza ko ikintu kibitera ariko reka nkubwire jowe n'urugero nkubajije ubu ngubu umpamagaye ngo ninze ngusengere nahagera ukankintekera inkoko ukantekera ifiriti ukangurira vitaro ntari nagusengera ninsenga ndavuga iki
si ugukaraga ya firiti kavuga ngo imana izanye na nido cyane imana iguhaye kurira indege ntabwo mbivugishijwe nuko imana ibinyeretse ahubwo wangaburiye ndahaga niko bimeze njyewe rero izo ngendo ntabwo nazikoze narazirinze cyane cyane niyo umuntu ankeneye ndamubwira ngende mu rugo ndi kuri tere umuganga ajya ku bitaro ategereje abarwayi nanjye rero ukeneye ikindimo nansange kuri tere atagiye kunshukisha amafaranga ayo mafiriti imyambaro gutyo nuko nguko narinze impano yanjye kugeza na n'ubu kandi ndacyayirinze Imana iguha umugisha cyane kandi nutagwisari ntuzabura kubona umusaruro wo kuyirinda yego nuko rero umugabo rero muramenyanye muza mu mujyi rero muje guca inshuro nuko ubuzima burakomeza rero yego wavugaga ati yaranteteshaga kera tukimenyana ariko hari icyo umuntu yakwibaza wenda nagiye mbibona no muri commentaire y'inkuru nakoze bavuga bati ni gute basezeranye mu rusengero batarasezeranye imbere y'amategeko mu murenge byagenze gute buriya ni ikibazo giteye amatsiko kandi koko buri wese yakibazaho kuko yari umuvugabutumwa afite ijambo ry'Imana mu kugira ngo asengerwe cyangwa se dusezerane byabaye muri 2010 muri 2010 twabaga mu torero ariko tuza gupfusha umupasiteri uriya mugabo wanjye ari mwarimu biba ngombwa ko hasabwa umupasiteri wo gusimbura wa wundi turangije baravuga bati uyu mugabo afite ijambo ry'Imana muri we turakwiriye kumusengera yari mwarimu ubwo ngubwo icyo gihe mu buzima busanzwe ubwo twarakocoye yego mu kubana kwacu yego yes mwarishingiye mu kubana kwacu yego noneho agiye gusengerwa biba ngombwa ko habaho isezerano ry'imbere y'Imana ntabwo ibintu byari byagakomera nk'ubu ngubu bavuga ngo mumaze muzane icyangombwa cyo muri leta tubone tubasezeranye ntabwo ibyo byari byagakomera cyane hari hakiri muri 2010 ubwo ni ukuvuga ngo twasezeranye mu gitondo nyuma ya saa sita saa saba asengerwa ubushumba yego muri he torero ryarindi nakweretse yego asengerwa rero ubushumba nuko ubwo icyo nicyo iyo mpamvu niyo yatumye musezerana habayeho ikubagaho kuko bari bakeneye kumuha inshingano zo kuyobora itorero kandi byari byihutirwa bahitamo guhita bamusezeranya mu itorero batamusabye ibyo mu murenge yego nuko rero ahabwa inshingano z'ubupasiteri nyine bituma mubikora vuba vuba mutiriwe mujya mu murenge yego kuko byari bitunguranye yego itorero mwasezeraniyemo birumvikana kandi naryo ryamwimitse yego mwaje kugera muri Zion Temple gute rero inkuru yamamaye ni ukuvuga ngo umupasiteri wo mu itorero rya Zion Temple gutya byose nibyo biri kuvugwa hano hanze kugira ngo dukure abantu mu rujijo uradusobanurira uburyo yaje kuba pasiteri muri Zion Temple byagenze gute kuba pasiteri muri Zion Temple twagize gutya hari amadini yakoraga ariko atujuje ibyangombwa nibyo hari akavuyo kigeze kuba mu myaka yashize haba ihururu baragenda bagenzura amaparikingi ibiki byose byemeza amastate ntabwo ariko amadini yose burya yari abifite n'amatorero byabaye ngombwa ko bicara bakora inama nko mu itorero ryacu ku mudugudu baravuga bati rero ntabwo tuzaba tutagira ibyangombwa tujye mu itorero rigari rizadufasha nibura tubone stati dukoreraho yego aratekereza aravuga ati reka nje kuyakiza muri Zion Temple nuko byagenze yego ajyayo ariko akomeza gukorera handi yakoreraga rya torero nubundi twari twarubatse urusengero ahita ruha Zion yaruhaye Zion baramwakira rero banaramusengera mbere ya covid yagiye kwimikirwa i Musanze mu giterane giherukayo ku rusengero rwabo rwa Zion barongera kandi koko apotre ngira ngo Zion igira gahunda yuko
bigoye ko yagukoresha uri pasiteri utarasengewe mu itorero rye. nta cyizere baba bagufitiye, aravuga ati reka nje ngusuke hayanjye mavuta. bongeye rero kumwimika, bongeye kumwimika bwa kabiri, bamwimikira i Musanze kugira ngo we pasiteri wemewe muri Zion Temple. Okay. Nuko rero ubwo mwageze muri Zion Temple, ngira ngo abantu babibazaga cyane muri comment barasobanukiwe uko byagenze. Nuko rero murakomeza rero umurimo w'Imana. Ubwo mwageze muri Zion ryari? Twagezemo muri 2019. Muri 2019. Ubwo ni ukuvuga ngo mwari mumazemo imyaka 2. Nuko rero murakomeje umurimo w'Imana rero muri Zion Temple. Kuba byageze kuri finali yo gutandukana, akagenda akarongora cyangwa agashyingirwa mu murenge n'undi mugore, byatangiye ryari? Mbere yaho byabaye gute? Murumva ntimwari gukora divorce divorce ibera muri leta kandi nta masezerano ya leta mwari mufite, ariko hari ukuntu abantu bakora divorce mu biganiro, wenda ko ati rero kubera impamvu izi nizi reka dutandukane. Ese ibyo byarabaye? Byaragutunguye ibi byabaye ejo bundi nyine mu nkuru yatambutse yo gusezerana mu murenge n'undi mugore? Byari byatangiye gute mbere ya? Turashaka kujya mbere y'igikorwa nyirizina cyo kubona abantu bamubonye yasezeranye. Mbere y'igikorwa nyirizina rero habayeho ibintu bikomeye. Ibyo naboneyemo ni agahomamunwa. Igiturage kimaze kumuvamo, amaze kubona umujyi, yaragutse aba umugabo usobanutse neza. Abantu bose baramurarikira, baramwifuza. Muri kwa kumwifuza yumva ko nawe hari indi etape yagezemo. Ijambo ry'Imana ryari riri muri we, arifata nabi. Ubwirinzi niyo na kwa kundi Imana yamutwikiraga birashira, isi iramubona. Isi mubonye rero imwereka amaso y'abagore. Nuko byagenze. Atangira kujya mu bagore rero. Yego. Ukabyihanganira cyane. Hari ibyo wibuka bikomeye, hari nk'ibihe wibuka bikomeye byagiye biba. Mu mbabarire ntabwo ari ugushaka kukuriza cyangwa gusubiza ibintu inyuma cyane, ahubwo ni ukugira ngo abantu basobanukirwe uko ibintu byagenze mbere yuko wenda agera ku gikorwa cy'indunduro cyo gufata umwanzuro wo kugutana abana 4 maze agasezerana n'undi mugore wari usanzwe ari n'umukristo mu itorero mwari mushumbye. Urumva mu by'ukuri ibyo si ibintu bipfa kuza gutyo, hari ibintu bikomeye biba byaragiye bibibanziriza. Ni nk'ibiki wibuka mu bikomeye? Ibikomeye byanteye gukomereka, biragoye kubivuga. Yego. Ariko ndagerageza. Nihangane. Nababwiye ko nari perezida wa korali. Yego. Ndirimbisha abaririmbyi. Naje kugira ikibazo mufatana n'umuririmbyi. Yesu we. Nari nyoboye. Ibi ni bisanzwe kuri njyewe. Umuririmbyi nari nyoboye njyewe ubwanjye. Kandi ari mu mudugudu ntuyemo. Uwo muririmbyi. Yego. Pasiteri afatwa ku mugaragaro ari 4 za mu gitondo. Yesu we. Arizo za tariki 17 nababwiye, namufatiye mu rugo rw'umukristo. Induru ziravuga, ariruka baramubona. Nuko nyine kuva icyo gihe. Icyo gihe byarasakuje mu giturage, wenda naho ngaho nyine mwako byarasakuje muri ako. Umuntu avuga ibintu akavuga ati uyu mama ari kumuharabika wenda kugira ngo byarasakuje. Na mudugudu arabimenya kuko urwo rugo ubu mugore yaratuyemo rwari rubangikanye n'urwa mudugudu. Yego. Umufatirayo yarayeyo. Yagiye mu gitondo kare kare. Afatirwamo saa 4. Ni wowe wamufashe? Barabikubwiye ngo byagenze gute kugira ngo tugira mwuka wera utuyobora? Okay. Yego. Byanjemo. Ariko nkurikije ukuntu ubuzima bwari bumaze guhinduka mu rugo, n'imibanire ndi kubona yarajemo agatotsi. Ndi umuhanuzi, ntananirwa kwerekwa n'ibyanjye. Byaje kuba ngombwa ko nitabaza abadamu b'inshuti zanjye 2. Ndababwira ati mfite ikibazo, mugende kwa runaka. Nimudasanga uyu mugabo muzamenye ko umwuka w'Imana atambamo. Yesu we. Hagiyeyo 2. Yego, bamusangayo. Ari mu cyumba. Yesu we. Nano bamusanze muri saro, wenda ngavuge ko yaragiye kumusura. Uwo urusisiro rwarateranye, induru zaravuze ku manywa, abavize ububido barabuvuza, abana barakomera, nawe yiruka n'ibirenge.
pole sana. Ibyo ni byabanjirije ibikorwa babonye byo gusezerana n'undi mugore. Urumva icyo ni ikintu gikomeye. Icyo nyuma yaho warakomeje urihangana n'ubundi murakomeza murabana. Narakomeje ndihangana. Mwiyegereza mikrofone. Narakomeje ndihangana ariko kuva icyo kimenyetso nakibona nta bundi bunyangamugayo nongeye kumubonaho. Yakomeje gutyo. Ariko Joe uzi kugira ngo uhure n'umugore musengana nutambuka kandi umuyoboye akubwire ngo uri ndayishaje mu nzira kandi n'abantu bakabibona. Yesu we. Rukumva ko byari bimaze kuba ibintu birebire bikomeye cyane. Yego. Pole sana nyine no kwihangana. Yego. Nuko rero uriya mugore se basezeranye bamenyanye gute, byagenze gute byo wenda kugira ngo abantu bose banabonye muri comment bari baribajije ati yamuciye iki, ese uriya mugore ubundi akora iki wenda ufite amafaranga ni uriya mugabo akurikiye fenomene yo yiwe yo yagenze gute uko byasa kose bageze ku gihe cyo gusezerana na mbere yaho ashobora kuba karahanyuze wenda bikaba bitaragutunguye cyane ko nubundi yari asanzwe wenda bafitanye collaboration. Joel se ko wagira ngo kugira ngo no wenyine kumanza uri gutekereza ko ari ngo wenyine narinzi ko ibyo naboneyemo ntabwo wabyumva. Buri mugore wese asa n'uwifuzaga umugabo wanjye. Yego. Yesu we. Pole sana nyine tunoza nakubwira ngo iki koko ihangane nta kundi byagenda ko yamaze kugenda. Hari nabandi wamufatiyeho cyangwa ari ibindi bimenyetso wagiye ubona? Barahari. Yesu we. Ugereranije wenda umuntu akubajije mbere yuko asezerana n'uriya cyangwa n'uriya wenda akabarimo ni nk'abagore bangahe waba waramenye yuko yagiye agirana nabo imishyikirano mbere yaho wenda? Ntekereza nk'abagore 4. Abagore 4. Yego. La pole sana. Ejo numvaga muri rimeri mu bantu nyine gutyo nk'umunyamakuru bagenda nanjye ngo nokubunga bagenda nyine numva mu bantu ibyo bari kuvuga ibitekerezo ko dushaka gukora inkuru iri equilibre kuko n'umugabo wawe nuko namwinginze ngo ampikiganira kanga burunda kabambira ariko kugira ngo nerekane ko ntabwo ndi kwibasira umuntu runaka cyangwa ndi gukora inkuru nshaka kwerekana uruhande rubi kuhurundi nawe yemeye kunganiriza namwakira ariko yaramakaniye uzi ko byabaye n'induru zikomeye kugira ngo batwemere kuba twanafata amafoto hariya mu murenge ubwo basezeranaga na nyuma yaho nagejeje kumuvugisha arambwira ngo ntago bishoboka nta kintu yavuga. Ariko hari inkuru numvaga ivuga ngo niba ngo hari ibintu byazagamo ngo niba ari matera gusize ukuntu byagenze numvaga abantu babivuga ngo inguriya ngo umugabo ngo niba ngo yaramufashe ngo yaguriye undi mugore ngo matera ngo ibiki n'ibiki sinzi ukuntu nabyumvaga kwa ni muri abo bagabo wavuze 4 cyangwa iyo nkuru imeze gute numvaga abantu bari gushyushya gutyo ukuntu aho ngaho kuri tere nyine aho narindi hariya ku murenge. Yego n'uwo ngo warimo ariko nge nataka ntibabyumve abanyetorero ntibabyumve ariko ngewe nzi umusonga nikoreye wari we Imana ikangirira neza nkagira ibimenyetso bimwe na bimwe mufatiramo bigaragara nkabyerekana bamwe mu banyetorero ntingaho ni murebe. Kuri uwo ngo byagenze gute rero impamvu ikubaje nuko nabyumvisha? Kuri uwo ngo nabwo yarafashwe kandi nawe ari umukristo we. Uwo yari umukristo? Nawe uwa mbere ni umukristo uwa kabiri ni umukristo ubwo ndavuga abagaragara banagiye mbonera ibimenyetso n'uwa gatatu asezeranye nawe ni umukristo yirinze kujya hanze. Yesu we. No kuri uwo mudamu rero uwo wa matera ikindi wavuze ngo abagore bose yashakaga ngo bose baramwifuzaga nta numwe yaba yarashutse cyangwa waba warafashe bigizwemo uruhare n'uwo nguwo umuntu ashobora kubitekereza wenda? Yego. Hari uwabigizemo uruhare hari umwe wabigizemo uruhare arambwira ati akababaro kawe ndakumva atari ko burya bwose nari nzi ko urugamba rwarangiye kuri wowe ariko niho rukomeye. Ndavuga ntise kubera iki rukomeye arambwira ati wari uzi ko umugabo wawe agiye kuguharika erega nejo bundi tariki 3 zo kwa munani. Pole sana. None mama uriya bashakanye yego
abantu bose no muri comment bari kubikomantaho bakurikije uko bakubona nuko babona uriya yashatse wenda urukundo rujyaho rushatse birumvikana ariko uriya mu makora icyo ubundi mu buzima busanzwe nta kazi gafatika afite njya numva ngo acuruza urusenda hariya mu isoko rya Karukogo se burya ni n'umucuruzi w'urusenda bacuruza urusenda bakarangura bakihuriza mu dushira hamwe bakambutsa muri Kongo bakajya gucuruza nta kandi kazi kafite yego pore sana kuba rero agutaye akagusigira abana bane urumva ubuzima bwawe bugiye kubaho gute ni umuntu yashobora kubyibaza cyane cyane abari kureba kino kiganiro ahangaha ari naho nashakaga kuza guhinguka noneho rero ahangaha rero umuntu arahagera bikagorana birumvikana hari igihe umuntu atanga inkuru bakagira yenda ngo hari no kubesha ubu yaguriye matera we mwamushaka mukanamubaza yaba ngombwa nkamubazanira yego ntituzamubona tuzamuganiriza ikiganiro cye wenda bazakibona niba yaboneka noneho rero mbwira urumva wiyakiriye byarangiye byabaye ejo ku murenge nganira muri interview nakoresheje executive yambwiye ko yagerageje kubunga nk'abana bakandika mu irangamimerere ndetse akemera ngo n'indezo y'ibihumbi 20 ariko umuntu akibaza 20 ku bana bane se bizagenda gute agira n'ibindi bintu nyine yemera nk'umugabo ngo azajya ngo agenda akora ariko urumva wowe imbamutima zawe nyuma y'iyo nto yabiriya byabaye ubu zimeze gute uratekereza ibiki umugabo mbanye nawe imyaka ingana kuri ya 14 muzi neza hari ukwikura mu kagozi kugira ngo ubukwe bwe butamucika ndakurahiye nkurikije uko muzi nta n'igiceri cy'icuma zamu yego ntacyo pore sana kabisa umuntu ashobora kwibaza kuki mwabyaranye abana bane umuntu akibaza ati kubera iki mama Pasiteri yemeye ko babyarana abana bane badasezeranye mu murenge warabimubwiraga akabyanga wumvaga ntacyo bitwaye bya bindi byo mu mana nyine byabarokore ntabyo wigeze utekereza uvuga ati uyu mugabo wanga ko dusezerana nabyo umuntu ashobora kubitekereza akabyibaza wenda ahangaha hakaba harimo n'isomo wenda no ku bandi bantu baba babana mu ngo gutyo batarasezeranye bakabyara cyane gutyo ugasanga ntibari kurengera uburenganzira bw'abana umuntu ashobora kubyibaza yari yarabyanze ko musezerana ntabyo mwatekerezaga cyangwa ntabyo mwigiraga muvuga naho cyangwa yarabikubeshyaga byagenze biti navuga ngo uko byagendaga mu buzima busanzwe urukundo twari dufitanye nari mufitiye icyizere 100%. Nagera igihe cyo kuvuga ngo dusezerane akanyereka ibibazo cyane ko urukumva ko kubaka ubuzima byari bigoranye akambwira tereka tumanze twubaka ubuzima tuzasezerana nyuma twarakundanaga yambwira ayo magambo nkayakira kavuga ngo ndabyemeye ariko ubikore bwangu ariko we ntazi ibanga yicariye gusa byaje kuba ikibazo kiremereye cyane ntago nari nzi ko bizagenda gutya iyo nza kubimenya nari kumufatiranya bikiri mu maguru mashyashya tugasezerana kuko yari akinkunda reka nkubwire Joe yankundaga cyane umwe aho yanyuraga babaga bari kuvuga ngo papa Sugira aratambutse kavuga ngo ubwo na mama Sugira ari inyuma mama Sugira yatambuka bakavuga ngo na papa Sugira ari inyuma aho yabaga ari niho nabaga ndi aho yicaraga niho nabaga nicaye twakundanaga birenze twari intangarugero mu itorero twari intangarugero mu mudugudu twari intangarugero mu murenge buri muntu wese yabaga yakatwigiraho urugo rw'abanyamugisha rwabarizwaga iwacu yego pore sana noneho umuntu rero ashobora gutekereza akavuga ngo mama Sugira nyine na papa Sugira bamaze gutandukana birarangiye yashatse undi mugore ese buriya wumva mu ntego zazongera asezerane mu itorero cyangwa ubwo uriya mugore ejo baratahanye bavuye mu murenge cyangwa byagenze gute wowe wenda ubizi uhabwa amakuru wenda kuturusha n'ubundi si bari basanzwe batabana bari basanzwe babana n'ubundi none se niba Pasiteri afashe umwanzuro kavuga ngo araye hanze icyumweru watekereza ikindi atari mu masengesho ni ikibazo noneho haje kubaho ikintu gitangaje giteye ubwoba ariko Joe uzi kugira ngo umugabo wundi mugore aza kubwire ngo mva mada nyiyamira umugabo wawe areke kuntungira umugore kandi uzi neza ko umugabo wawe atagitaha mu rugo ninjoro
si ikibazo, ni ikibazo kiremereye. Umugabo w'uwo mugore niwe waje kunyiyama, arambwira ati nyiyamira umugabo wawe antungiye umugore, ntese amutunze gute? Ati none se ubundi arara hano? Nireka da, kuva ukwezi kwatangira aharaye amajoro 3 gusa. Atayo majoro rero 3 abaje kugira ngo akwereke ko atagiye, ariko umugabo wawe yatunze wa muririmbyi waririmbishije. Nuko byagenze. Ubwo niwe winjiye umugore nyine yaramusanze. N'ubu baba aho umugore yabaga. Ntekereza ko ubwo umugore ari we warongoye. Yego. Wa mugani. Ubundi biramenyerewe ko umugabo ari uzana umugore. None umugore yazanye umugabo. Yego. Yes we. Ubu se ibihe ibindi kandi bigashira bigasimburana. Buriya umugabo wawe ashobora kugenda kuriya Yesu ubuzima bukamuzunguza agasanga yirukanye umugore yamuziza kuguguna igufa musimbuza urimira uko ryakabaye. Yego. Bikazaba ngombwa kavuga ati mbaye nka wa mwana w'ikirara ndatahutse ndagarutse nirengagije ibyo nakoze byo gusezerana mu murenge ibiki byose, ati ngarutse iwanjye. Wamubabarira byagenda gute wenda? Cyokoze biragoye ikibazo nkubashije haracyari kare, ariko nabwo mu buzima buryo ibintu birashoboka. Agarutse wamubabarira? Wenda ni ikibazo wenda umuntu ashobora kwibaza gutyo. Joel. Ni ikibazo cy'ingutu. Yego, ni iki ndabizi. Ni ngora abagabo. Ni kabisa. Ni ukuri. Icyambere. Ese urambwira ngo aramutse agarutse. Nese ningira ajya kwitwa indaya n'ubundi nje mu busambanyi kandi ndumuhanuzi. Kuko yasezeranye. Utekereza ko aramutse agarutse atarakora divorce cyangwa nkemera kubana nawe nkamwinjiza mu nzu kandi afite urugo rwe, bambaye umusambanyi? Nibyo. Yego. Ariko imbere y'Imana se mwasezeranye? Urukumva n'urusobe. Aho hari amayobera matagatifu. N'amayobera matagatifu. Umwe aravuga ati mfite isezerano ry'umurenge. Nanjye nti mfite isezerano ry'imbere y'Imana. Ariko ubwo ngubwo Imana niyo yazadukiza hari, sinzi uko byazagenda. Ni ikibazo kigoye kugisubiza none habiragoranye. Gusa gutanga imbabazi kumubabarira simbe nkimuboshe mu mutima byashoboka, ariko kongera kubana nawe afite umugore we ntago bishoboka. Ubu ni mariye mu buryo bwemewe n'amategeko. Yego. Hari ukuntu abantu basenga rero mugenda mu butayu butandukanye, kuko ndakubona ko uri umunyamasengesho. Gihe hari ukuntu ndeba umuntu ngahita mubona rwose ibintu nk'ibiti bitajya bitungura abanyamasengesho. Kavuga ati ariko ibintu nubwo bimbayeho nkaba ndi kurira amarira nyine yo mu mubiri, ariko mu mwuka burya baravuga ngo aho kwicara ku mutogoto w'inkono wakwicara ku ijambo ryo wayiteretseho. Ati Imana yo ifite ukuntu yanciraga amarenga, ifite ukuntu ibi bintu bibaye, nubwo abantu babona ari inkuru ikomeye, babona ari ibintu bitari bikwiriye, ariko mu mwuka burya ntabwo natunguwe. Kwama amasugira byaba bimeze gute? Ayo makuru n'imbere y'Imana. Muri byarembye nkunda kumva amakuru y'umurwa. Niko bimeze. Uri kure ahatagera ibyago. Ayo makuru nanjye nari nyafite. Kandi cyiza cyabyo uko nabonaga amayerekwa. Nawe aho ari ashobora kuzareba iki kiganiro. Azibuke ko twajyaga tubiganiraho. Uko nabonaga amayerekwa narayamubwiraga. Nkamubwira nyamara tugiye kuzatandukana. Arambwira ati ntago bishoboka. Ati ibyo nakoze byose mbivuyemo, ubu turakomeje turubatse. Akabivuga muri iki cyumweru, mu kindi cyumweru gikurikiye nkongera kumufatira muri ya makosa. Mperutse kumubwira uzi ko nabonye nagusabishije, nabonye namusabishije mu yerekwa. Kumusabisha no gusaba mbese kwa kundi umuntu aba afite umukobwa bakaza gutura inzoga cyangwa se uri kubyumva ufata irembo bati turugusaba uyu mukobwa mu muduhe. Nge nabonye umugore azana n'abandi bikoreye ibiseke, baricara mbaha ikaze, barangije barambwira tuzi n'ikindi ntego tuje gusaba umugabo wawe. Yesu we. Kuko nanjye ndamukeneye kugira ngo umunsi adahari ntuzahangayike, uzibuke ko azaba ari iwanjye. Ayo mayerekwa nkimara kuyabona narayamubwiye, nta n'amezi abiri ashize mbibonye. Yesu we.
nubundi rega ni nkako byagenze. hari benshi bari gukurikirana ikiganiro nagiye mbibwira. Yego. Okay. Ngira ngo ni ibintu byumvikana nyine. Ubu rero itorero se, ubu itorero azongera ahagarara imbere y'itorero afite iyo gahunda, cyangwa ubwo itorero riragenda gute, biragenda ute aho ngaho yayoboraga? Ngira ngo wenda tuzashaka bamwe mu bayobozi b'itoro rya Zion Temple, cyane cyane wenda hano mu turere kwa Rubavu. Ngira ngo ndashaka uburyo mvugana n'umushumba waho, mubaze wenda ikiba kigiye gukurikira, nawe azagira ibyo ambwira. Ariko ku ruhande rwawe ubwo nka mama Pasiteri, abakristo bo bifashe gute, bimeze gute, biragenda gute wenda mu itorero nyine, naho hari icyo ushobora kubitubwiraho nyine kugira ngo abantu bumve neza kandi barusheho gusobanukirwa? Joel rero gusenga kw'iki gihe ni amayobera. Navuga ngo yemwe banyamwuka musenge cyane kugira ngo Imana idutabare. Kugeza kuri uyu munota itorero riri mu gihirahiro, ariko rifite abayobozi hejuru. Byo nabivuganye na Pasiteri mukuru hano kuri Zion Temple, namuhamagaye kuri telefone ndamubwira ati ubu ntashobokwe bw'umugabo, ndagiye. Arangije arambwira ati Imana igukomeze. Namusabye ko yahaguruka akaza kureba itorero, bakarishakira uwo kuriyobora kugira ngo intama zidatatana. Yego. Okay. Yarabikwemereye? Yambwiye ko azabireba kandi ni na ngombwa, ni biri mu nshingano zabo, kuko ntabwo badutererana batatwitayeho, n'ubundi twese twagwa. Iki ni ikibazo giteye agahinda n'umubaro mwinshi, ariko burya abantu ntabwo babyumva kimwe. Jowe, uzi ko hari abanyetorero bamwe bamuherekeje mu bukwe kandi bari kubona asize abana, kandi bari bazi ko ndi umugore we. Byambabaje cyane. Bambara neza baramuherekeza. Bambara neza rwose baramuherekeza. Ibaze nko kubona Pasiteri wari mu rusengero ayoboye itorero, afite urugo rufatika, dirija wa korari, dirija wa zafu, akamwambarira akamuherekeza, akaba ari wirirwa ari kumukamera. Diyakoni akamuherekeza akamwambarira. Urumva atari ikibazo giteye inkeke? Ni ikibazo. Bivuga ngo mu itorero hari abishimiye gusenyuka ku rugo rwanjye, hari nabo bibabaje. Nuko nguko bihagaze. Reka tukubwire ngo komeza kwihangana kandi wizere yuko Imana izakugirira neza. Ngenda byizera cyane. Abana bakeneye kwiga, abana bakeneye ibintu byinshi, ukeneye imibereho, ukeneye ubusujya wumva wakora iki mu buzima? No gusenga gusa uhanura, cyangwa ubonye nk'umuntu wenda gushingira nk'akantu wakora mu buzima busanzwe ushobora kuyoboka? Kudakora ntago ari ubunyanda. Yego. Hari igihe umuntu abura imbaraga, akabura imbaraga zimuhagurutsa. Ngo ni igishoro, ni igishoro, niko nabivuga. Paulo yakoraga umurimo w'Imana, akavuga ubutumwa, akabwiriza, yanditse inzandiko nyinshi, ariko ngo kugira ngo ataremerera abari kubwiriza ijambo ry'Imana cyangwa ngo atabagora, yavugaga ivugabutumwa ku manywa, nijoro akaja kuboha amahema kugira ngo bashe kubona imibereho. Nanjye binshobokeye nakora umurimo w'Imana, ariko n'ubundi nkagira icyo nkora gituma abana banjye babaho. Okay. Yego. Sawa. Ubwo hari umuntu ntazi utumye mbaza icyo kibazo. Yego. Azabyumva. Yego. Nyemerera tugane ku musozo w'iki kiganiro. Tuzakora nivugabutumwa mu buryo bwinshi nk'umukozi w'Imana. Tugana ku musozo, ndagusaba, hari abantu benshi bashobora kubona kino kiganiro bagashaka kukuvugisha, cyangwa mbere yuko dusoza, ni iki kindi wumva wabwira abantu bari kureba Iyobokamana TV na Virunga Media TV? Ikintu nababwira, inkunga ya mbere bantwerera amasengesho. Niko bimeze. Yo kugira ngo nkomere mu mutima no gukomeza kwakira iki kintu cyambayeho. Amasengesho niyo ya mbere. Kuko hari igihe haboneka imbaraga z'ubundi buryo, nta masengesho n'ubundi ntibigire icyo bimarira. Ariko ya masengesho atuma niyakira, agatuma ngarura ibitekerezo, nkumva ko ubuzima budahagarariye ahangaha, nkamenyeshwa yuko ejo n'ejo bundi ubuzima buzahinduka, ngakomeza nkabaho. Iki ni ikibazo kiremereye Joel. Wibuke ko tubyaranye abana 4, n'ubundi nari mfite abandi. Abo bose zirikana ko ari njye ubafite. Urumva atari umuryango mugari? Ni umuryango mugari. Yego. Ngira ngo birumvikana no kugutwerera inkunga y'amasengesho ndetse n'iy'uburyo bufatika, kandi
hahirwa abajyana na Yesu gutabara abandi kuko bagabana umugisha w'Imana nk'uko nkunda kubivuga mu biganiro. Abantu bakurikira Iyobokamana TV mbizeramo cyane ubutabazi iyo babona umuntu ababaye. Humura, Yesu azakugira neza anyuze mu bantu nyine kuko uriho ubuntu bw'Imana. Buno buntu buguha abantu baguha ibintu. Mama, nyemerera rero tugane ku musozo kandi ukomeza kwihangana, ndakwihanganisha n'ukuri Imana izakugira neza, izaguhindurira amateka. Ntabwo ari wowe uzigirizaho nkana ngo niyo yababaza umuntu, ntabwo imubabaza iteka igeraho ikamugirira ibambi. Hari ibintu byinshi twaganira ariko mu rwego rw'uko ibintu byabaye ejo turi gukora ikiganiro ku munsi ukurikiye wo gutaha ubukwe bw'uwari umugabo we, ntabwo ari umuntu wo gutinza kuri kamera cyane, reka tumurekure. Ariko tugana ku musozo, tanga nimero za telefone ukoresha kugira ngo abashaka kukuvugisha bakubone byoroshye, ubundi Imana ikomeze ikugirire neza kandi yikorere umurimo wayo uko ibishaka. Murakoze. Nimero ya telefone hariyo nari natanze ejo, yaje kugira ikibazo, mbona kuri WhatsApp yagize ikibazo. Hari indi nakoreshaga nayo ariyo nshiraho icyitonderwa cyane. Iyo nari nsanzwe nkoresha yari baruye ku mugabo, niyo nakoreshaga. Yego. Niyo ngiyo nashizeho nasanze yagize ikibazo. Iyo ngiye gutanga niyo irakomeza kuba kuri WhatsApp, ariyo bakurikirana ibirengagiza ya yindi natanze ejo mvuga bakurikirana iriya ipostinze. Yego, ni 078 65 62 88 Zisubiremo 078 65 62 88. Yego. Reka tugushimire cyane kuba wabashije kubona imbaraga maze ukatuganiriza. Imana ikomeze kugushyigikira kandi ikomeze ikugirire neza, kandi nutagwisari uzabona umusaruro wivuga butumwa ukora no kuba uri umuhanuzi, ariko ukaba warafashe umwanzuro wo kubigumamo neza udatubura nk'abandi tubona bamwe na bamwe b'iki gihe. Ntabwo iyo mvuze gutya mbavuze ngo abahanuzi bose baravangiwe, kuko hari abakozi b'Imana baharanira ineza no gukorera Imana mu kuri no mu mwuka. Mama, wakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Murakoze.